Maze rero baramutse urareba uyu mugabo uramuzi reka mukubwira icyamuzanye reba n'abariya bose ureba hariya uyu muryango rero kagiye na inshuti wajeje kugusaba umuntu witwa Manuel uramuzi muzi utema uzi ko aranabivuze rwose kumbura rero dore brada aba bantu rero baje gusaba baje mu rugo basaba irembo turaribaha uyu munsi inshuti atuzi n'ibindi ati njeje nimugoroba yampamagaye ati nje kwihakirwa mbere ntabwo rero twamugoye kubera ko tuzi ko ukunda na Manuel maze rero dore sawasawaga arafite wawe so wawe ariko yampaye kadane murakoze Imana igumuye ndisubirireyo nyenguruka abana dore nguye Imana ibahumugisha murakoze cyane Manuel ntabwo urangeraho mwana weno dore nguye urafite wantumye namuzanye bamumpaye cyane murakoze kunkundira umuhungu Imana iguhumugisha nturangeraho ushaka waje ukanyakira umwana muto yego Imana iguhumugisha murakoze cyane mukagane ayo mashyi mutwemerera kuyatanga ukuri kose hanyuma ukimugwa mu byano mufata akaboko mugire bugufi neza mu ntuma y'igitaramo kugira ngo ibyo wateguye byose byiza bigenze uko reka mukuru wacu w'umuhungu wacu ariko akaba n'umukuru wacu urankundira umuhereza ibyangombwa byose yateguye umukunzi we mubwire ngo urakiriye impano uruno rurabo ibi ni ibito ibyishije ku mutima mujye gukora amafoto ku buryo bwiza kandi turirinda amashyi y'amasabano ahubwo mujye muyatanga uko bakwiye murareberera nanjye kiriho ikimenyetso hirya cy'imiryango hirya cy'ababyeyi impano zashimwe rwose ariko kandi nawe n'umukunzi wa hari icyo nateguye uratega ibiganza areba urutoki rubereye iyo mpano hanyuma muze gushyira ibiganza hejuru amakuru tuyashyire mu yandi reka by'ibyishimo tujya tubihinduranya mu muryango wacu turaseka tugatwenga tukagaragaza muzika ariko hari n'igihe duhindura tukavuga ngo ibyishimo tujya kubigaragarisha ahatemba ku matara y'agahinda ahubwo ari ay'ibyishimo hanyuma ba bana bashinzwe kubinoza byose batwemerere batunganye iby'uyu mwanya yego ati iri ni ikamba risobanura byinshi haranditse ngo warakoze mubyeyi iri jambo by'umwihariko ku mubyeyi nk'uyu nguyu babanditse dutoze mu muryango bahaye insanganyamatsiko warakoze mubyeyi Margarita muzandike igitabo tuzabisome dushaka kumenya niba mwiyemeje ko mugiye kubana mu rukundo mu mahoro mwunganirana kandi mukabana by'iteka ryose niba mutazakoza Imana isoni mutazakoza itorero n'umuryango isoni
mugatera intambwe nk'ababyiyemeje hamwe mugafatana ikiganza. Nimubyemera rero umufate ikiganza maze muhaguruke mwegere hano tubasezeranye. Yewe Umutoni Grace ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu, nemeye ko uyu Ndungutse Emmanuel ambera umugabo shingiwe n'itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana mugandukira murinda mukuyakuya mumara umubabaro, dukize dukennye tubyaye tutabyaye, arwaye ari muzima, ntabwo nzifuza abandi bagabo kugeza ubwo tuzatandukanwa n'urupfu. Yesu azabimfashije. Nanone data baragira ngo bumvise inganzo bwanacyambwe, bumvishe impakanizi, ariko tugenda tugarukaho cyane nk'inyikirizo. Yesu karame ukanya maze kuntura wambwiye uti wampaye umwanya nkagira icyo nkubwira, ntabwo naguhakane, nimba mo ngaho isanzwe. Imana iguhe umugisha. Uburyo mwatuzimanye ni ikimenyetso cy'urukundo, turabashimiye rero. Nagira ngo mwanze mushime nawe. Icya kabiri ni indashyo. Umuryango wa Ladislas ngo mutahe cyane, abona ko atari ko bangana benshi, ariko bose ntibashoboye kuza. Aba twagendanye rero, reka n'izina ry'umuryango wa Ladislas twese tubaramutse. Nimuramutse aba bantu. Umuryango mwiza nk'uyu nguyu, iyo ni intashyo y'umuryango. Ariko ikiri bigeza n'igisabe nk'igisigati, none ndasasira amagambo nshaka kukubwira ubutumwa bampaye. Murakoze. Hanyuma ubwo ni ubutumwa bampaye, bambwiye bati tugenda uvuga ubutumwa, nujya kubuvuga ubanza utubure. Ibyo ni ituro kandi ndi busaba, kandi ntawe usaba rero ugasabisha ikintu wagusiga ntibibaho. None njya kugira Imana, iyo turo niba mwamaze kubyakira muranyemerera muri sogongere, nanjye sogongere mbonereho, ahasigaye muze kunyemera ngira icyo mvuga. Imana ibahe umugisha kandi mwakagira ibyo gutanga. Dushakire ihangane abana badushakire ikintu. Murakoze cyane, ntabwo ndambiwe pe. Kandi nubona umuntu yagiye gusaba ukabona afite intege nke, uzamenye ko no kugabana bitoroshye. Nta ntege nke mfite rero. Rero yakugira abageni igihe twazinduka
tukaba tuje gusaba irembo mu karere tugatoranya ifata rembo nta kindi cyari cyatuzanye twari twaje tuje gusaba irembo kugira ngo uyu munsi tuze gusabira Ndungutse Emmanuel tumusabira grâce ubwo ubutumwa nakuye mu muryango iki cyatuzindukanye n'izi ntoro ubona n'iyo nzoga n'ibindi byose n'ibyishimo twaje gusaba urukundo ariko twaje no gusaba grâce Imana ibahumugisha murakagira ibyo mutanga n'ibyo muvuga hanyuma uti umuhungu wanyu arya ngo ni Ndungutse Emmanuel ngo yagize yabengutse maze ngira ngo ni wowe yabengutse Mutoni nari nzi ko ari wowe niyo mpamvu nari ndahagurutse vuba ntibikabe yego di ntibikabe mwankoze amahano bose basubira ibwana bigashoboka yewe iyo umuntu avuze ko yubakira abana ariyubakira ntabwo nabikinisha banza bitaba no mu ndangagaciro ntabwo bibaho za bamwe n'umunyarwanda wiyubashye ntiyabikora aya ntibishoboka maze rero ese uwo mwana Grace hari indi zina agira yitwa Rafiki naho ngaho nari nayobewe reka nkubwire waje na neza abantu bose bakubonye bambwiye bati ubugisha utageze ahangaha harya ngo byagenze bite kandi wahereye kare harya ejo nimugoroba warabibwiye gutya uzamuhake wihakirwaga ahatse kare niyo mpamvu rero utagora ntabwo turi buze kukugora sekusete rwose maze rero icyaburaga ni kimwe n'iryo zina rya Rafiki wari wibagiwe murakoze cyane fura data rero ntabwo iwacu gakondo urayizi iba ahagana umuryango ndagira ngo nkugerekereho ikindi aho waje ni mu Bumbogo nibwo gakondo nakubwira nawo umuryango we impamvu nabikubwiraga nuko tutagira umuco n'indahuvu umuco wacu rero ntabwo twimana abageni umugeni muramuhawe Imana ihabwa icyubahiro ahasigaye wa mugabo nawe wibwire ariko mugendera wamuhawe humura uguye ubwatsi murakagira urugo rutanga abageni murakoze cyane ndabona n'abandi baduha igira ubuntu cyane nuko urakoze ntabemba gute mwese ko mutanyimye agenda imana mpereye kuki mwagiye kureba ko Ndungutse yaba ari hafi mukambwira ati ngwino baragushaka ndebe haguruka abasaza bakuramutse hari n'abataguherutse ababyeyi iki inkotanyi cyane yabyirutse neza iyarumugina yabyirutse atsiye egera abasaza rero bakuramutse
kamwenyura nabibonye hagarara bugufi bwanjye ndabizi usanzwe bose bagwa mu byano uriya muryango wose harimo ngira ngo harimo mwabuze gira gutya bose urabazi hanyuma nawe mwakirize amashyaka yose umuryango mwiza nuko rwose abangaba namuherekeza bose ntabwo yitwa bandungutse ngaho usibye mukuru w'abandi babereka ibyicaro aho bajya hanyuma nawe imfura y'iwacu urabizi ko dusanzwe dutaramana hari icyimbo kijyamo umuntu wemeye mu gitaramo kandi bakuvuza izina twumva ni wowe kandi urashyitse uranyemera ugiye hejuru hariya nibwo uzamuye mwendera mu muryango wacu uremeye kurusha uko wemerwaga nubwo kandi ntacyo twaguhoraga urerekezeyo bazamura inanga dukomeze icyo gitaramo shaka shakira ikibindi kizo kumpera uyu muhungu asange abandi maze rero baramutse urareba uyu mugabo uramuzi reka mukubwira icyamuza reba n'abariya bose ureba hariya uyu muryango rero kagiye na inshuti wajeje kugusaba umuntu witwa Manuel uramuzi muzi utema uzi ko aranabivuze rwose
kumbura rero dore data aba bantu rero baje gusaba, baje mu rugo basaba irembo turaribaha. uyu munsi Ngirishuti ati atuzi n'ibindi ati njeje nimugoroba yampamagaye ati nje kwihakirwa mbere. Ntabwo rero twamugoye kubera ko tuzi ko ukunda n'amarwenya, maze rero dore yarasabasabaga arafite iwawe so uwawe ariko yampaye kadane. Urakoze Imana iguhe umugisha. Ndisubirireyo Nkinguruka abana bawe. Dore nguyu Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane Manuel ntabwo urangeraho mwana ngwino dore nguyu urafite icyo wantumye namuzanye bamumpaye ijana. Urakoze kunkundira umuhungu. Imana iguhe umugisha. Nturangeraho ushaka waje ukanyakira umwana muto. Yego Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane Kagame, ayo mashyi mutwemerera kuyatanga ukuri kose. Hanyuma ukimugwa mu byano mufata akaboko mugire bugufi neza mu ntuma y'igitaramo kugira ngo ibyo wateguye byose byiza ubigenze uko. Reka mukuru wacu, mukuru w'umuhungu wacu ariko akaba n'umukuru wacu, urankundira umuhereza ibyangombwa byose yateguriye umukunzi we, mubwire ngo urakiriye impano. Uruno rurabo ibi ni ibito ibishije ku mutima. Mujye mukora amafoto ku buryo bwiza kandi turirinda amashyi y'amasabano, ahubwo mujye muyatanga uko bakwiye. Yewe reka mukuru wakwakira urwo rurabo, ndabizi ifu itagira uko isa ateguye byinshi ati kandi mugitaramo imiryango yose iri kumwe murareberera nanjye shyireho ikimenyetso hirya cy'imiryango, hirya cy'ababyeyi, impano zashimwe rwose ariko kandi nawe n'umukunzi wawe hari icyo nateguye. Uratega ibiganza areba urutoki rubereye iyo mpano, hanyuma muze gushyira ibiganza hejuru amakuru tuyashyire mu yandi. Yego na za mpundu rwose nyaboneka muziduhe kandi zirakwiye rwose mu bana bacu. Yagutyo ndagira ngo ndebe gushyikirana Grace, uyu mukunzi yateguye impano nyinshi. Reka nsabe uwo mushito ufite ya mpano wateguye umwiza wawe kandi atwemerera agira bugufi ayigushyikiriza nawe umubwire ngo urakire ibi ni ibimenyetso ibyiza uko tugenda dutaramza abagenda bibona. Uramushyikiriza amakuru ajye mu yandi, dukomeze twizihirwe muri iki gitaramo cy'umuryango. Yego turabashimiye. Reka mukuru wa Grace yongera amakirire, ndagira ngo ndebere uramudira fari wacu kuri ibyo mubwira. Ndabizi umwana wacu nawe hari impano yateguriye umukunzi wa kino gitaramo, nankundira abanza mwegere amushyikirize iyo mpano nawe umubwire ngo nanjye ndaguha ibyiza kuko nawe umpaye ibindi. Hanyuma mugize hepfo gatoya, aya makuru ndashaka mu gitaramo cy'umwaka utaha tuvuga imihigo y'umuryango, sinzayobore rwose bayabike kurushaho. Yego ongera umwakirire hanyuma Manuel utagira kosa uramufata akaboko hanyuma ukurikira ariko tubigenza. Nyaboneka aho hirya muze kugura irembo ngira icyo nikorera ku muryango wanjye. Hanyuma muhagarare mu muryango mwiza. Igitaramo cy'ababyeyi twacyumvise, dore umukwe nguyu, ntabwo tubaza ibindi byatubigerekeho. Muragira gutya none n'ibiganza byombi ati muraturemera muratugirira neza, nanjye ndabashimiye. Murabona ko igitwenge cya Grace cyiyongereyeho ikindi, muragashimirwa na urongera ukihindukire udateye umuryango ibitugu ahubwo no guhindukira bisanzwe. Murabizi n'uriya muryango babwire ngo
ngo uyu namuzanye mwakira umukazana kandi impundu ze kuba ingume rwose yaboneka muri muzika nk'uko zikwiye. Hanyuma rero uranyemerere murasubira hari umuryango mwiza, harungana nyina, harungana umubyeyi wacu, ungana mama wa Grace arankundira igira kuva aha ngaha mwa kino gitaramo. Nawe ashimirwa imiryango yombi hari, ahabwa impano n'umuryango ariko kandi ahabwa impano n'abana bacu. Ungana nyina nyemerere, ubwo ndagira ngo ungana mama yigira hafi nabuze tumuhereza impano ategure mwa kino gitaramo. Abana bavuze ngo ntabwo mwa kino gitaramo mwaturemera, natwe tuzire mwaho ngaho, reka badufashe abari kudunoza yigiye hafi. Yego urakiri umubyeyi mwiza, Grace uramwegere nawe, hanyuma umubyeyi bugufi amafoto ajye mu yandi. Yego umubyeyi mwiza, reka tugire dutya bikora neza, yigire bugufi nawe ahabwa impano. Ni umubyeyi mwiza ungana asaba ariso ntacyo wamunganya, natwemerere yigire bugufi dutange impano muri ubwo buryo. Ubundi bagira bati kuri bya leta umubyeyi akanyamuneza, cyo ni igisigo cya Nyakayonga ka Musare, ati umubyeyi mwiza akiri kamu, ati ibi ni bito uko tuyakira turushaho gutaramana, tuzajya tugaba kandi twongere tugabe. Yego abajya bugufi, hanyuma amakuru bashyire mu yandi, dukomeze kunoze gutyo. uri gushyiramo amaboko. Reka noneho kandi muraza kunyemerera ungana nyina w'umusore, ndagira ati ungana nyina w'umukwe, ankundire rwose nawe akimba yigire hafi. Abana bacu babohereza impano, babyaye neza barera neza, igitaramo tukibayemo ku bw'abana. Niba twemerera bigire hafi nawe dukomeze gutanga impano muri ubwo buryo. Ngaho nimugize hafi, bataramanye abereka igitaramo nk'iki ngiki, uratukumbire ukibagira ubegere, hanyuma abereka uko tubigenza. Yego ati ndakora mu ruhanga rwa se rwa data wo kwigacumura ku Mana no ku muryango, atakira no gukora icyubahiro cyo ndakimugomba. Ati ntugatsikire iyo mwitumba nigwa nyaboneka, ntugatsikire kandi warabyaye neza, n'Imana ikaguha umukazana mwiza nk'uyu nguyu. Akira iyo mpano rwose, turamushimira umubyeyi mwiza. Ati mwana wacu, ati kibondo, atorororo, ati Imana irakagira Imana itweretse igitaramo, ubwo natwe tuyigire kandi. Reka dusabe bamwegere bamwakirire. Ariko uri mwiza, uri umubyeyi mwiza. Kandi kuvuga amazina biryoheye amatwi, nanjye bivuga numva bigwa neza. Onari turamushimiye kandi tunasoza umwaka tuzongera izina rya turisubiremo. Ntabwo tubuze kubivuga byose, ariko ni umubyeyi utagira uko asa. Igika by'ibyishimo turabihinduranya, mu muryango wacu turaseka tugatwenga,
tukagaragaza muzitsi, ariko hari n'igihe duhindura tukavuga ngo ibyishimo tujye kubigaragarisha atemba ku matara y'agahinda ahubwo ari ay'ibyishimo. Uri umubyeyi mwiza rero, ibimenyetso mubona nawe niwumva bije uyarekure amanuke, ni ikimenyetso cy'ibyishimo. Hanyuma ba bana bashinzwe kubinoza byose batwemerere batunganye iby'uyu mwanya. Yego, ati iri ni ikamba, ati risobanura byinshi. Haranditse ngo warakoze mubyeyi. Iri jambo by'umwihariko ku mubyeyi nk'uyu nguyu, babanditsi dutoze mu muryango bahaye insanganyamatsiko warakoze mubyeyi Margarita. Muzandike igitabo tuzabisome. Kugira ngo amakuru bamaze kuyabika, none nankundire yigire ejuru umubyeyi mwiza. Nanone kandi bongere bafata ifoto, iyo ntango uyizamure, noneho abana bacu nanjye ngira icyo mbisabira. Turabashimiye. Ngomanwe ugiye gufata ukuboko kw'iburyo muherekeze umugezeyo. Muze kunyemerera protokole ishakire bano bantu ibyicaro, hanyuma tujye twajya mu inganzo nyirizina. B'abahungu b'iwacu ndagira ngo wa mwana watumye inganzo y'amazina y'inka naboneka abaga mu bya ingamba, mu kanya ndaza kumusaba zinjiremo. Cumi mezi ba mu kigandi kiradere niyo mubambara ngwe ebagana yamiyamimbaye ebagana ibihogo byavanze n'urugero ebagana amacumu yisenga mihigo zinyizi izo mazaringanije imigongo zaje zimeze nk'impanga nanjye ndahimbarwa bacucije inka rw'amagara rwiyamirishegesha umugabo kuruta intwari zishimye imbaraga rwanya mu kibashara mu mazingeri y'inkubito zigomba ikananyagira mugabo. Iyo niyo zagize ndeba nyir'urw'induga bacuranga ikabarucogoza mu nzu mpamvu byirutse ari igikaka imyigoma yahawe nasagira izo wanyaze kwa kabago n'izo bakazabikiye ubwo ashatse guhashya inkiko bashantara bategeranye amaze guteranya inka z'abahinzi ashyira ibicaniro ku bikombe acukuza arambisha nyir'urwo bejeje rwakigera atanga amasambu rutara akatindi mutaraca ibikumba amaze kubwiriza ndusha abana gato kumbizi basumba impundu zivuga umutara wose zavuze akajuma na kabiri zivuga imishoge na kayishinyika zivuga impinganya mirembe barazumva mu gihita rwa kivuga zavuze irebero ry'iheru zivuga intaruka gahira.
nyiragahinda iyo nakubonye singira umucyo unukone rero turi amasiga byitwishiriza babonye umwimima amazake amasenge
make Emmanuel na Grace icyo babwira mukwiye kwishimira uyu munsi wa none no kumugambi w'Imana usohoje. Imana ishimwe cyane. Uya Emmanuel kuba ugiye kubana na Grace ntugire ngo nuko abo mukunze urukundo rwinshi. Shobora gusanga uzanye igipimo gipima urukundo nibo wakita urukundo mete. Hari abandi bantu bamukunze urukundo ushyize ku munzani wasanga urwatariho rwagize uburemere bwinshi. Umva Grace kuba ugiye kubana na Emmanuel ntutekereze ko ari umukobwa wenyine wakundaga Emmanuel wamukunze. Ushobora gusanga n'uyu munsi haba ukibaza niba koko ibyo bizakunda niba atari byo bizakunda. Wanasanga hari n'abarwaye indege kubera kumukunda. Ariko kuba ku rugo ni impano y'Imana. Na niyo mpamvu igihe cyose twumva urugo nk'impano y'Imana bituma twumva inshingano dufite yo kururinda, yo kurwitaho, kuko burya ikintu cyose ugiha agaciro kangana n'uwakiguhaye. Mu bakobwa bari imbere yawe Emmanuel, uyu munsi wamuzanye imbere y'Imana. Nawe Grace kandi nuko impamvu nifuje ko mwicara murebana nuko uyu munsi aya ni amahitamo mukwiye gukora arimo kwiyemeza kudasubira inyuma,
arimo kwiyemeza kubana iteka, arimo kwiyemeza gukundana ibihe byose, arimo kwiyemeza gushyigikirana, arimo kwiyemeza ko inyuma ya Emmanuel nta handi nta wundi uhari, inyuma ya Grace ko nta wundi uhari. Niyo mpamvu niba nifuje ko murebana, ndabizi ko mwanagiye no kwipimisha n'ibindi byose mwabikoze, ndashaka umuntu akuramo n'agapfukamunwa kugira ngo noneho mubone kuza hano. Icyo nababwiraga rero Emmanuel na Grace nuko mwongera kurebana, wakumva kubera ko igihe cyose Grace yazababara ku bwa Emmanuel wababaje Imana bikomeye, wababaje umuryango n'itorero. Dushaka kumenya niba mwiyemeje ko mugiye kubana mu rukundo, mu mahoro, mwunganirana kandi mukabana by'iteka ryose, niba mutazakoza Imana isoni, mutazakoza itorero n'umuryango isoni, mugatera intambwe nk'ababyiyemeje hamwe, mugafatana ikiganza. Ni mubyemera rero umufata ikiganza maze muhaguruke mwegere hano tubasezeranye. Barakoze cyane. Weke tubashimire, tubanze tubashimire. Imbere y'Imana ishobora byose, iz'umutima wawe, imbere y'itorero ryayo n'imiryango yanyu, ndakubaza wowe Ndungutse Emmanuel ko wemeye kubana n'uyu Umutoni Grace ngakubera umugore mushyingiranywe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba umubabaro cyangwa umunezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero ryera. Niba ubyemera, urarambura ikiganza cyawe cy'iburyo, wegere hano kuri mikrofone uduhamirize niba ubyemeye. Njyewe bakubwira niba ubyemeye. Ndabyemeye. Murakoze cyane. Tubaze na Grace kugira ngo urahire nuko aza kuba nawe yabyemeye, buriya nawe atabyemeye ntandaro yaba ikibaye. Imbere y'Imana ishobora byose, z'umutima wawe, imbere y'itorero ryayo, imbere yanyu, ndakubaza wowe Mutoni Grace ko wemeye kubana n'uyu Ndungutse Emmanuel gakubera umugabo mushyingiranywe mu itorero, uzabana nawe mu rukundo umugandukira ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe. Muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse kujyana itorero ryera. Niba ubyemera nawe wazana urambura ikiganza cyawe cy'iburyo utubwire ko niba ubyemeye. Ndabyemeye. Nawe arabyemeye. Tugiye gusaba noneho Emmanuel abanze atwikurure Grace kugira ngo indahiro bagiye kugira aze kuyikora areba uburanga bwe. Kadusabe Grace ahindukire Emmanuel, noneho Emmanuel atwikure Grace.
reka tubasabe begere hino kugira ngo noneho mubihamishe indahiro mugiye kurahira. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, mukunda, murinda, mukuyakuya, mumara umubabaro, dukize, dukennye, tubyaye, tutabyaye, arwaye, ari muzima. Ntabwo nzifuza abandi bagore kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu Yesu azabimfashemo. Akoze cyane. Twakire n'indahiro ya Grace nawe. Njyewe Umutoni Grace ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu, nemeye ko uyu Ndungutse Emmanuel ambera umugabo shingiwe n'itorero. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, mugandukira, murinda, mukuyakuya, mumara umubabaro, dukize, dukennye, tubyaye, tutabyaye, arwaye, ari muzima. Ntabwo nzifuza abandi bagabo kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu Yesu azabimfashemo. Barakoze cyane. Reka dusabe abafite impeta zabo bazigeze hano hafi kugira ngo iyi ndahiro bagize nayo bayihamishe kwambikana impeta. Reka tubasabe bayishyire hejuru, wese nafatiye ayishyire hejuru, bazibereke. Nk'uko mubona izi mpeta bagiye kwambikana, reka dushimire Imana ku bwabo. Nk'uko mwe mukomye amashyi n'undi mubikore nta kibazo. Nk'uko mubibona iyi mpeta bagiye kwambikana ifite ibisobanuro byinshi, ariko kimwe nk'uko ntaho wabona itandukanira ni uko bagiye kwiyemeza kubana urukundo rw'ubuziraherezo, rwo kubana iteka ryose, rwo kubana igihe cyose. Kandi ikindi, impeta uyambika umuntu uhaye ubutware, umuntu weguriye ibyawe. Uyu munsi rero Emmanuel kuyambika Grace ndetse na Grace kuyambika Emmanuel ni uguhamya ko buri wese yiyeguriye mugenzi we kandi amweguriye n'ibye byose. Ikindi, impeta uyambika umuntu ukunda, wari warashatse ukamushaka igihe kirekire, wamubona ukamwambika impeta uhamenya, ushimangira ko umubonye. Uyu munsi rero Grace kwambika Emmanuel impeta na Emmanuel kwambika Grace impeta ni uguhamya ko buri muntu wese abonye uwo yashakaga, buri muntu wese abonye uwo umutima we wifuzaga. Tugiye gusaba n'ubundi muregera hino. Aha hari amagambo mwifashisha mu kumwambika impeta. Reka duhere kuri Emmanuel. Urayimwambika mu kiganza cy'ibumoso. Wowe Umutoni Grace mwambitse iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'urukundo n'ubwizerane, kandi nkweguriye ibyanjye byose, mbihamije imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu. Amen. Murakoze cyane. Kakumve na Grace nawe amwambika impeta. Wowe Ndungutse Emmanuel wambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo n'ubwizerane, kandi nkweguriye ibyanjye byose, mbihamije
imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu. Amen. Murakoze cyane. Kambasabe n'ubundi bafatane mu kiganza kiriho impeta, begere hano hafi y'aho mikrofone iri, begere hano hafi y'aho mikrofone iri. Ndabizi ko hari igihe musoma aya magambo ukajya ngo ntayandi ari mu mutima wanyu. Ndabizi ko ni kenshi Ndungutse afite amagambo yabwiye Mutoni, ndetse n'Umutoni afite amagambo yabwiye Grace. Amwe bakayavuga biherereye, ayandi bakayavuga mu butumwa bwa buri munsi bucicikana amanywa n'ijoro. Uyu mwanya rero ndashaka guhereza uyu mwanya Emmanuel kugira ngo ijambo rikuri ku mutima, ureba impeta Grace amaze kukwambika urimubwire amagambo akuri ku mutima. Uyu munsi hari yo mwasomye yanditse hano ari mu ndahiro mwagombaga kurahira, ariko hari n'akuri ku mutima. Ndashaka kuguha umwanya kugira ngo uyabwire Grace. Umutoni Grace, umugore wanjye, twambikanye impeta kuri uyu munsi. Ndagukunda kandi nzahora nkukunda ibihe byose by'ubuzima bwacu nk'uko twabirahiye. Uri intangarugero mu buzima bwanjye, wambaye hafi, ungira inama, nagutoranyije mu bandi bakobwa. Ku mutima wanjye ubyumve nk'ukuri, ndagukunda, sinzakubabaza, nzahora nkuri iruhande, tuzagirana inama, tuzubaka, tuzahora mu rusengero, kandi bitunaniye tuzabyereka Imana. Imana izabidufashemo muri uru rugendo dutangiye. Amen. Akoze cyane. Nangiye kuvanga ayo magambo bayanyandikira ahantu yasinye, ariko yasinye imbere yanyu. Reka twumve na Grace amagambo muri ku mutima ashaka guhamiriza Emmanuel, ari umaze kumwambika impeta, ari imbere y'Imana, ari imbere yanyu nk'umuryango, ari imbere y'itorero, ari n'imbere yanjye bashingiye. Yewe Mutoni Grace, mbere y'itorero ndahiye mbere y'Imana ko nzagukunda, bifashijwemo n'Imana. Niyo yonyine izacunga urugo rwacu kandi izadushoboza. Ntabwo dushobora kwigira inama twe nk'abana b'abantu, ariko Imana yonyine iri kudushoboza byose. Nzagukunda, nzakuba hafi, nzagushyigikira muri byose, tuzajya inama kandi Imana izabidufashamo. Barakoze cyane. Bose bagiye basoza bavuga ngo Imana izabimfashemo. Mbere yuko tubasengera, ka tubanze tubasabe bashyire umukono kuri amasezerano bagize. Kandi tubasaba na Rene na Françoise babe hafi. Na Françoise no begera hano hafi. Abari muri protocol babe hafi kugira ngo tubasengere. Bagiye bavuga ngo Imana izabimfashemo, nuko urugendo bakeneye gutangira, bakeneye gufashwa n'Imana.
Swe na Patrice nk'umuhamya ku ruhande rw'itorero wa yobe gahunda y'ubukwe nabashyireho umukono. Giye gusaba rero Emmanuel na Grace mu gihe gutera intambwe mwegera hano hejuru. Tubasabe namwe mwese nk'itorero mugejuru fatikanye ngo wakatura kuri aba bana ku rugo rwabo kiri mu mutima wawe na ukibatureho. Mana yacu nziza turagushimiye. Ijambo ryawe riratubwira ngo abarinda bose yaba atari wowe Uwiteka urinda, abarinda bose babira amaso ubusa, kandi atabaye wowe wubaka abubaka bose bakubakira ubusa. Niyo mpamvu uyu mwanya tuzanye imbere yawe Ndungutse Emmanuel n'Umutoni Grace bagiranye aya masezerano yo kubana nk'umugabo n'umugore. Natwe tubarambuyeho ibiganza, tubaturaho umugisha, tubaturaho kurindwa nawe, tubaturaho gufashwa nawe, tubaturaho kuzashobozwa nawe. Turasengera urukundo rwabo ruzagwire umunsi ku wundi. Turasengera imirimo y'intoki zabo bazahirwe mu byo bazakora byose. Turasengera ibitekerezo byabo uzabahe guhuza, uzabahe kujya inama, uzababere umujyanama, ubabere umuyobozi. Turasengera imbuto zo mu nda yabo uzabahe kubyara, uzabahe guheka, uzabahe gukuza, uzabahe kugira umugisha ko bazabyara, kandi ubahindura umugisha muri iki gihugu, ubahindura umugisha muri iyi si, ubahindura umugisha mu itorero. Turabasengeye kugira ngo abazaba umugisha nabo bazawubone. Kandi uyu mwanya tubaturaho umugisha. Wasanga hari abavuzeho ikintu kibi, hari abatuyeho ikintu kibi, ariko mu izina rya Yesu, mu maraso ya Yesu, mu mbaraga za Yesu bo batangirije kubw'uyu muryango, tubatuyeho ibyiza, tubatuyeho amahoro, tubatuyeho ineza, tubatuyeho guhirwa mu byo bazakora byose. Dusengeye urugo, dusengeye uyu muryango, dusengeye ku bana kwabo, tubatuyeho ubuzima, uzabarinda uburwayi, uzabarinda akaga, uzabarinda amakuba, uzabarinda ibyago, uzabarinda umuvumo wari wose, ahubwo bazahirwe amajya n'amaza. Turabasengeye bari imbere yawe, bari mu itorero, bari mu nzu yawe, uzabahe gusaza, uzabahe kurama, uzabahe kuramba mu izina rya Yesu Kristo. Kandi turabasengeye kugira ngo igihe cyose bazaza imbere yawe ujye ubumva kandi ubasubize, wumve gusenga kwabo. Barabigambiriye, barabihize, barabyemeje, barabisezeranye, ariko turasenze kugira ngo uhe umugisha ya masezerano bagize uhereye none ndetse n'iteka ryose. Abazababona bazabite abahiriwe, bazabe ba nyirakuru n'abasekuruza w'abandi bose, kugira ngo bazahirwe mu kuboko kwabo kose. Ni mu izina rya Yesu tubisabye. Wakoze kubw'uru rugo, wakoze kubw'uyu mugambi usohoje, wakoze kubw'ibyo ukoze. Ababyeyi n'imiryango n'ito tugukomeye amashyi, tugushimira, tuguhimbaza, kuko byose abo bikoze. Ni mu izina rya Yesu tubisabye, wakoze. Amen. Amen. Uwiteka abaye umugabo wo guhamya gushyingirwa kwanyu. Uwiteka abaha umugisha kandi abarinde. Uwiteka ajya bamushira amaso ye heza, abagire neza, kandi Uwiteka ajya baraba neza kugira ngo abahe amahoro. Njyewe Pasiteri Isayi Ndayizeye ukoze uyu muhango wera, ndi imbere y'Imana n'itorero ryayo ndetse n'imiryango yanyu. Uhereye none nemeje kandi ntangaje ko we Ndungutse Emmanuel ubaye umugabo w'Umutoni Grace, nawe Grace Mutoni ubaye umugore wa Ndungutse Emmanuel. Nuko ikimana iteranije umuntu ntakagitandukanye.
mbikoze mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Kandi turabaha iyi certificate, mu kuyibaha muregera hano hafi. Iyi ni icyemezo cy'uko bashyingiwe, kandi tunabashimira. Murekere twongere tubashimire, dukomere amashyi tubashimira. Ngiye kubaza Emmanuel, ufite abantu batandukanye wagishaga inama, ubonaga nk'abantu bakomeye mu buzima bwawe, ariko uyu munsi ndashaka kukubaza umuntu wa mbere ukomeye mu buzima bwawe. Wegera hano umutubwire. Umuntu wa mbere ukomeye mu buzima bwanjye ni Umutoni Grace. Nakoze cyane. Ngo kubw'icyo asubije, tugiye kubahereza iyi certificate niyo guhamya ko Grace na Emmanuel bashyingiwe, kandi buri wese aba ari wa mugenzi we, namwe kandi mwabaye abagabo babyo bo kubihamya. Murakoze cyane. Yesu abahe umugisha. Reka dusubize umwanya umuyobozi wa gahunda. Binjiyemo ari umusore n'undi ari umukobwa, none rwose babaye umugore n'umugabo. Twaha Imana icyubahiro n'amashyi menshi cyane. Muri uyu mwanya mwiza rero turagira ngo dukore igikorwa cyo kubashyigikira.